navuga ko ni imikino itaratworoheye na gatoya, cyane cyane bitewe nuko yari yoruganije. Twaritabiriye turi amakipe menshi, imikino itandukanye, ku buryo wabonaga yari imikino mu by'ukuri iri ku rwego rwo hejuru, ariko organisation ubona ko igoranyemo, dukora urugendo rurerure tujya gukina. Ariko ndashima abakinnyi bose ko twakotanye kugeza dutahanye intsinzi. Uwabivuga ntabwo yaba yibeshye, kubera ko ngira ngo Rwanda Revenue iyi mikino y'abakozi tuyirimo hashize imyaka 20 tuyirimo, dufite experience. Rero niyo mpamvu ubona gutwara ibikombe tumaze kubigira akamenyero. Intego z'umwaka utaha ubu nugukaza ingamba, kubera ko iyi ntsinzi yaduhaye automatic qualification mu marushanwa azabera muri Algeria mu kwezi kwa 10 niba nta gihindutse. Urumva rero ko nubundi tugomba guhatana kugira ngo dukomeze kurwanira kuba bambere muri Afrika. Ni umusaruro ushimishije cyane. Urabona imikino yose twitabiriye, yose twayemo igikombe twayibayemo abambere, urumva ni ibyishimo bikomeye. Yego harimo amakipe amenyereye kubitwara, ariko hari n'andi mashyashya. Ni intambwe nziza. Biragaragara ko irushanwa ryacu ritangiye kugira urwego rwo hejuru. Niyo mpamvu ngira ngo nyine ubona n'uyu musaruro uko imyaka igenda ishira, guhiganwa bigenda byigira hejuru. Mu rwego rwa competition rugenda rwigira hejuru, bigatuma rero noneho bitworohera iyo tugiye hanze kuba dushobora gutsinda. Ntabwo rero wavuga ngo ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bishimishije bidakunze kubaho. Ngira ngo nta n'ikindi gihugu cyari cyabikora nk'uko, kandi kitanakiriye. Twebwe urumva twagiye turi abashyitsi, aho twahuye tubarusha ubuhanga, tubarusha ubutwari, twimana u Rwanda, ibikombe turabitahana. Ntabwo wavuga ngo twabaye umwaka abambere kugurikiye tuzasubira inyuma, kuko natwe irushanwa ryacu rigomba kugenda ritera imbere. Ubwo rero biravuga ko tugomba gutera imbere, tutwara ibyo bikombe. Nizo nshingano, niyo tuzatangiraho umwaka utaha muri competition dufite, nicyo kiri imbere.